I also know Israel Mbonye. Israel Mbonye nawe ndamuzi. Such a great anointing for Africa and the world. Umusore ukiri mutoya usizwe ku bwa Afrika ndetse n'isi. Isn't it funny that God can anoint you for an entire world, from Rwanda to the world? Birasekeje ukuntu Imana ishobora kugusiga kuva mu Rwanda kugera ku isi hose. I felt sad when he visited Uganda, and I wasn't in Uganda, but I followed, and please, if you know him, tell him we highly respect him. Narababaye ubwo yazaga mu gihugu cy'Ubugande, sinari mari kugira ngo mbashe kwitabira konseri ye, ariko niba uri hano mukamuziranye by'umwihariko uze kumubwira ngo twubaha amavuta ari ku buzima bwe. But Yangishija maganya niwe
Yesu mwuzuro waya masezerano niwe mvuga sinshidikanya yanyijije amaganya niwe Yesu mwuzuro waya masezerano niwe mvuga sinshidikanya yanyijije amaganya niwe Yesu mwuzuro waya masezerano niwe mvuga sinshidikanya yanyijije amaganya yo 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 imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma imbaraga zawe zamure kuri piano Uwiteka we zitumye kene ko twumva amagambo gusa kwiriba imbaraga zawe Uwiteka we zitumye we kuvoma 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 imbaraga zawe Uwiteka Mana we Uwiteka Mana imbaraga we twaramugabiwe naramugabiwe twaromatanye bikomeye twaramugabiwe 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 twaromatanye